mikrofoni hano. Itagaragara yaishuwanu mwana wayo Yesu. Uwajua Bwana ababonye Bwana
Besena kwituriki, besena kugereranya nande, imirimo y'intoke zawe iranangaza. Wampaye umwuka mpumeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu, ndagukunda nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Kira akirindimbo mwami wanjye, ikubere umubavu umurane. Kira y'amashimwe, akira y'amashimwe mwami wanjye, akubere akirindimbo
ntegerezwa intebe ya data nzanumbira gusa ibiri mw'ijuru nishimira kubana nawe iteka kuva ubwo nabaye kuvuga njye nabaye musha muri Kristo ntegerezwa intebe ya data kuva ubwo nabaye kuvuga njye nabaye musha muri Kristo ntegerezwa intebe ya data kuva ubwo nabaye kuvuga njye nabaye musha muri Kristo ntegerezwa intebe ya data ndanumbira gusa ibiri mw'ijuru nishimira kubana nawe iteka kuvuga njye nabaye musha muri Kristo ntegerezwa intebe ya data kuvuga njye nabaye musha muri Kristo ntegerezwa intebe ya data ndanumbira gusa ibiri mw'ijuru nishimira kubana nawe iteka nishimira kubana nawe iteka wazuye umwana wa Yairo 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 erega mani imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose bihora byiza wabahoye Pawulo na Sila abonye agahinda ka Yabesi wazuye umwana wa Yairo 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 Yesu Kristo inshuti magara ni wewe nyine wavuye mu mwijima. Yesu Kristo inshuti magara ni wewe nyine wavuye mu mwijima. Nazihamya imbabazi ze yagiriye n'umwana w'umuntu. Ese niki watanze nacho we n'urukundo rwe rwinshi imirimo
Jamburuko bivuga bicisha mu ndirimbo, ndirimba amashimwe yandemeye, ndirimba amashimwe yandemeye, mu mutima wanjye wuzuye amashimwe. Jamburuko bivuga bicisha mu ndirimbo, ndirimba amashimwe yandemeye, ndirimba amashimwe yandemeye. N'Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo, niyo yonyine yo kwiringirwa, nizera idahemuka. Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo, niyo yonyine yo kwiringirwa.